Abenshi mwamumenye nka Omar, abandi mumenye nka Asane Diope, abandi mumenye nka Lupin ari naryo ryamugize icyamamare. Umufaransa, umunyasenegali, umuproducer, umukomediye w'akaraha kajyahe, umunyamakuru w'igitangaza, niwe tugiye kugarukaho uyu munsi. Asane Diope cyangwa se Lupin, umwite uko ushaka. This is Hozaho TV, ngiye tugiye kubana dimwenyeye Hozaho. This is Hozaho TV. Are you ready? Yes, ladies and gentlemen, ngo byifashe bite aho waba uherereye hose, manza kuguterera isari nkubwira uti yambo. Bamwita Asane Diope, Omar, abandi bakamwita Lupin. Niba utarakanda subscribe, tujye tubana ku makuru agiye atandukanye y'ibyamamare hirya no hino ku isi. Omar cyangwa se mwamenye nka Lupin, amazina ye nyakuri bamwita Omar, akaba avuka mu gihugu cya Senegal, akaba yaravutse ubwo hari tariki 20 mu 1978 kugeza kuri ubu akaba afite imyaka igera muri 45. Uyu mugabo rero ni umufaransa w'umukinnyi ukomeye cyane ariko w'umunyasenegal, akaba ari n'umuproducer. Omar avuka mu muryango w'abana 8, akaba ari umwe muri abo bana, gusa we akaba yaravutse ari umwana wa gatatu mu muryango w'abana 8. Uyu mugabo rero ise ni umunyasenegal, naho mama wiwe akaba ari umunyamauritania, bakaba baraje guhura rero bahuriye muri Senegal. Niba utakanda subscribe kuri Hozaho TV, kanda subscribe cyo tubana umunsi kundi. Omar twihuse cyane, cyangwa se Asane Diope mu 1996 nyuma yo gusoza amashuri yiwe ya segonderi yaje kwinjira mu byo gukina comedy, mu gusetsa abantu, aza no kujya kuri radio akajya asetsa abantu live, ababwira story, ababwira inkuru zigiye zitandukanye. 2007 rero uyu mugabo yaje gushakana n'umukobwa wari inshuti ye magara, umukobwa witwaga Helena, baza no kubyarana abana bagera kuri 5 kugeza kuri ubu ngubu. Omar cyangwa se Asane Diope yatangiye gukina filimi ubwo hari mu 2002 amaze gusanga afite impano yo kuba umwacteur mwiza cyane. 2002 rero uyu mugabo yaje gukina filimi ayita Those Happy Days. 2009 aza gukina filimi ayita So Close. 2011 niyahagaze aza gukina filimi ayita Intouchables. 2012 uyu mugabo aza gukina indi filimi ayita On the Other Side of the Trackers. Omar umuryango we waje kwimuka kuva mu Butaliyani ujya muri Amerika, Los Angeles. 2012 nibwo baje kugera rero muri Amerika. 2014 nta gutinda ahita akina filimi ayita Day of Future Past. 2015 akina indi filimi ayita Jurassic World. 2021 ku itariki 5 ubwo hari mu kwezi kwa gatandatu 2021 nibwo yaje guca impaka, noneho akina seri yabaye icyamamare ikimenya bose. Iyi seri rero imuhindurira ubuzima ayinyujije kuri Netflix. Iyi seri rero yayise Lupin, abenshi ari nayo mwamumenyemo aho yakinaga yitwa Asane Diope. Uyu mugabo rero yaje kuba icyamamare 2021 muri iyi seri ya Lupin, amenyekana nka Asane Diope, Umujura, Kabuhariwe, karaha butaka w'umufaransa Lupin. Omar rero wamenyekanye nk'umujura muri filime ya Lupin ariwe Asane Diope. Mu bwana bwe bamwerekanaga muri iyi filime ya Lupin, bagaruragamo umwana witwa Mamadou Haidara. Uyu mugabo rero muri iyi filime akaba yari umugabo witwa Claire Diope, bakaba bari barabyaranye umwana witwa Raoul. Asane Diope rero yari inshuti n'uwitwa Benjamin Ferreira, akaba yarahanganaga n'umukire witwaga Kombati Peregrini, umukire karahabutaka wagaragaraga muri filimi ya Lupin, aho Lupin rero cyari igisambo kiba ariko gikoresheje mu mutwe cyane, gikoresheje ubwenge
Byinshi. Hassan Diop niwe twagarukagaho, amazina we nyakuri bamwita Omar Saye wamenyekanye muri serie ya Rupe. This is Hozaho TV. Ikiganiro nakagaruka, ubutaha tuzababwira ku kindi cyamamare. Who is ready, ladies and gentlemen?